iminsi irahita vuba irahita yihuta kwita benshi bapfa batamenye umukiza ariwo icyo twakora tugikora n'umwete tutabara ubuvuba iminsi itarashyo ariwo icyo twakora tugikora n'umwete tutabara ubuvuba iminsi itarashyo irashira dore iminsi irashira tutabara ubutesi tweguke haleluya irashira dore iminsi irashira umutima
Pawulo yari umwanzi yo yamufashe tumwe yemera kubw'ijuru abitunga ayiwe yamufashe tumwe yemera kubw'ijuru n'abasazamo none yaje kuvuga ngo bano bana nibaza batinda mu gisirima n'amakorari tukaza murambirwa hari abandi habifuza batinda bababuze nategera mugabo mutanzania kuzavuga amagambo yandi mutanzania yavuze ngo fuja watoto nyumbani ngo ndo baraka wazazi sibivukanye ba ngo kelele watoto nyumbani kelele ngiyo anasakuza mu nzu ngo niyo mwisha abavyeyi ngo sinambwa dasakuza
hari abifuza sakuza kabura bega sakuza munzu no mugisha erega batinda hano bakadusakuza tugatwatarakaye ngo niwe mugisha wacu. Paul arangije kaminuza uyu kigisira banye iki azana afatwa amakomeza azana umugore batanye babyare akana gatanye gucuranga senti binjire mu mwuka ngo ntawushuda yo ushuda ntawushuda yo ushuda dushaka ntawushuda abandi batambuka ngo azabishugeza muzamwisheza mwica umwanya nabi niba turakari none ndabemereye aza muzemere
munsi wa none hano ndi umushitsi muri iki gihugu ngize ukwezi kumwe turutse muri Kenya ariko ndanezerewe kubona abantu bangana gutya baterana bazatubwira ngo bazakunda guterana nyine kubera impamvu z'imyanya ariko ndanezerewe cyane duheze Imana icyubahiro pere haleluya zo kwiyegereza umuvugabutumwa Pentecost bageremwa neza Yesu ashimwe haleluya haleluya
kuyarenza ariko reka duhe Imana icyubahiro. Abanezerewe duhe Imana icyubahiro. Hallelujah! 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 Amen! Uyu munsi ni umunsi wa Pentecost. Ni umunsi umwuka yamanutse. Imana iha umugisha abakozi b'Imana batugaburiye. Bavuze ijambo ry'Imana hanyuma nkurura iki gikorwa cyakozwe. Sanga Imana n'umukozi w'umuhanga. Yesu ashimwe. Yarebye abigishwa arabitegereza abona ntaco bazakora. Yamababwira ngo harico nzabohereza kugira ngo mukore. Tudafite umwuka wera ntaco twokora. Yesu ashimwe. Mu Rwanda bafasha abaturage bose babashira muco bita ngo ni ibyiciro by'ubudehe. Bagize ibyiciro bine. Hari icyiciro cy'abantu ngo bishoboye, hakaba icyiciro cya kabiri ni abantu ngo bafite ubushobozi bubayabaye butari bwinshi kandi butari buke. Icya gatatu ni icyiciro ngo c'abatindi. Icya kane nico cya nyuma bacise n'izina ribi baravuga ngo nabahanya. Mu yandi magambo ni abantu batagira n'inzara zo kwishima. Tekereza uyu mwuka twahawe. Hari abantu bari muri iriya kategori ya nyuma, hakaba ari n'abari mu ciciro cya mbere. Duhimana icyubahiro. Hallelujah! Hallelujah! Sinzi ciciro urimo mu buryo bw'umwuka. Intumwa za Yesu umunsi wa Pentecost bahise baja mu ciciro cya mbere. Kuko ibyo batinyaga barasohotse umunsi baravuga ngo Yesu wa wundi mwishe ni ukoze ibingibi. Kandi mu mwubahe mukizwe muhindukire abantu ngo ibihumbi barakizwa. Yesu ashimwe. Abantu 3,000 uri mu kihe ciciro cy'umwuka? Batubwiye ngo muyobogwe n'umwuka ngo nibwo mutazakora ibyo kamere ngo irarikira. Hari ikintu bita original na pirate. Abantu muri iki gihe bafite umwuka wa pirate, ariko dusubire ku isoko, umwuka w'umwimerere. Yesu ashimwe. Dusubiremo igisirimba kigufi ko ndatinya amasaha nitumara dusenge ico cifuzo bavuze.